Dutangiye filime yacu hari umukobwa ari kugenda ashimira umusore ati warakoze cyane kunkunda ndabigushimiye ugiye kunkoreshereza ubukwe bwiza cyane bw'agatangaza. Umusore atumva nanagukunze cyane ku buryo utabitekereza ati ntago wabyiyumvisha. Umukobwa arahanga ati be ndabibona cyane urankunda kandi mbeha agaciro. Aho kanya umusore aza ahangaha asatira umukobwa atangira kumusoma yewe atangira guhaguruka barakwereka ni intangiriro dore ko byatangiye nuko bizarangira. Dutangiriye ahangaha dore wa mukobwa wari kumwe n'umusore ari kugenda amusoma. Yacuruzaga ku muhanda ibintu bisanzwe ateka ibigori yotsa ibigori. Aho kanya haje umugabo atangira kugenda asenya ibintu byose yacuruzaga. Undi asaba imbabazi atari ko se papa Kevin uranshaka iki wandetse? Umugabo ati umva ntago nzakwemera gucuruza ahangaha atari ko se wandetse kuko hanyuma se wampa amafaranga yanjye utwaye wayampaye. Umugabo arahangaha ati genda ntago nzabyemera ugomba kuva ahangaho ukagenda. Arakwereka ese umukobwa arazira iki? Dore umugabo arahangaha n'umugabo w'umukire cyane ariko ntiyifuza ko uyu mukobwa acururiza ahangaha. Byose yabisenyaguye abikubita hasi, imbabura yazimennye, inkwi yashyize hariya, ibigori hasi, umutaka hasi. Dore wa mukobwa abuze icyo akora aza ahangaha aricara ati mana yanjye koko ibi ni ibiki? Ati mbega umugabo we ariko suriya mugabo kuko twarashakanye turatandukana aransiga none aracyankurikirana harifuza ko mpfa n'umwana wanjye. Ati mbega umugabo we mbega umugome we byose arabyangije. Kumbi umukobwa yashakanye n'umugabo baratandukana none umugabo aracyamugendaho amuhemukira aho agiye hose nta kintu yakora arabyangiza. Ese bizagenda gute? Hashize icyumweru twaje ahangaha hari umusore mwiza cyane ahagaze ahangaha ategereje umuntu nuko yambaye ni umuherwe mu miliyoneri ariko se ko yatinze mana yanjye kuko ubu kari kuntinza. Barakwereka ku ruhande haturutse wa mukobwa ndetse n'umwana we n'umudamu bagiye gucuruza nuko baje ahangaha n'abakene. Umudamu n'umupfakazi yatandukanye n'umugabo baje basatira ahandi wa musore ahagaze. Barakwereka bamugeze iruhande wa mugore atangiye kugenda amuvugisha ati nyakubahwa mwaramutse neza. Umusore arahanga arahindukira nyakubahwa none se murashaka nde? None se nabarangira? Umusore ati oya hari umuntu dufitanye gahunda ahangaha areka agiye kuza. Hanyuma se wowe utuye hehe n'umwana wawe mutuye hafi? Ati nyakubahwa dutuye hafi ahubwo se nyine wamfashije. Ati gute se urifuza iki? Ati ngende umugenzi ahangaha ntacyo mfite. Ati nyine urumva ngende umupfakazi rwose umwana wanjye arashonje umfashije byazaba byiza Imana yazagufasha yazaguha umugisha. Umusore yitegereje umukobwa aramureba ati rero aka kanya nta kintu mfite ariko wenda ejo nazakibona hanyuma nkakoherereza. Ufite fone? Undi ati ndayifite. Okay ntacyo basi mpa nimero za telefone nzoherezaho 1,000 cyangwa se 2 hanyuma ugende ugura ibirayi. Barakwereka umusore yagiriye impuhwe umukobwa n'umugore n'umwana haramusabye asanga ntacyo afite. Ati rero mpa nimero ya telefone hanyuma nzoherezeho udufaranga. Nyamuneka nawe burya jya ufasha imfubyi abapfakazi abatishoboye gufasha n'umugisha nk'uko uyu musore abikoze. Ati nzakoherereza nawe wafasha aka kanya cyangwa se ejo hazaza. Dore wa mukobwa ati nyuma se nyine wazansuye aho nkorera ko nteka ibigori byiza. Ati rwose nkaguha. Ati ni hehe se? Hari imbere. Ati hari imbere. Ati nzahanyura nzaza. Barakwereka ijoro ryaje kugera wa mugore aza ahangaha aryamanye n'umwana we n'umupfakazi ntacyo kurya afite. Ibyo acuruza babihombeje babiteye imigeri babikubise hasi. Afite umugabo ntamwifuriza ineza baratandukanye ariko aracyamugendaho. Ariko se kucyamugendaho ese yamukoreye iki? Ese byagenze gute kugira ngo babane hanyuma batandukane? N'umugabo amurakarira ageze ahangaha. Nyamuneka filime itangiye nakomeza akantu ku kandi uzagenda usobanukirwa nkwibutsa ko ukiri kumwe nanjye Papa Romantic nk'ibisanzwe. Barakwereka ni umugore ntasinzira hararyama ariko ntabona agatotsi areba hejuru akibaza ejo hazaza ntashyikira ntahabona. Yewe data we undebera ukuntu asa ubuzima bwaranze bwaramukubise bwaramukaranze. Nawe aho uri hose niba uri imfubyi umupfakazi utishoboye ndagusuhuje kandi ndagukomeje.
rwose Imana izakurengera kandi izagutabara. Icya mbere ni ugukora cyane, hanyuma ukizera Imana, bizagenda neza. Ntukihebe ngo umve ko byarangiye, oya, na nyuma ya zeru Imana irakora. Umugore ari ahangaha ntasinzira, aratekereza, agahindukira akareba umwana we ku ruhande, akagira impuhwe. Umwana ntiyiga, umwana arababaye cyane, umwana afite agahinda, umwana afite intimba aterwa n'ubukene bwa mama we. Ese bizaherera hehe? Hashize icyumweru rero twaje ahangaha, wa mugore yarongeye ashaka rwose udutoki, ashaka utugori, ayongera aza kwiseta, arongera ashaka udufaranga, ararangura aza gucuruza. Ni umukene, arashaka amaramuko y'umwana we ndetse nawe ubwe, ariko afite umugabo umugendaho, ntago amworoheye. Akiri aho ngaho rero hari imodoka yazaga, ni imodoka nziza, nuko yaje gake gakeya igenda rwose bigura intege. Umugore ari ahangaha aracuruza, ntago azi ko imodoka iri kumusatira. Dore ya modoka igeze ahangaha yarahagaze, havuyemo wa mugabo we, yaragarutse. Dore umugore amubonye ati Mana yanjye ndapfuye we, ati niko wakigore wagarutse, wagicucuwe, ntabwo nakwirukanye aho ngaho, ugomba kuva aho ngaho ntukansebye. Umuntu twabanye koko yaje ahangaha byose arabimenagura, ashyira hasi, abitera imigeri, atumva ugomba kujya mu rugo ugacuruza mu rugo, ati twarabanye ntukansebye. Ubuse abantu bakuzi koko nanjye banzi bazagira ngo ki? Waretse koko, waretse kwisebya nanjye usebya? Ntabwo uzi ko ndi umuyobozi njyewe? Ati genda se nyine jya mu rugo. Yewe data we, dore umugore atari ko se kuko wambabariye, ahangaha niho nkura ibiryo by'umwana wanjye, nkishyura inzu, none reba ariko uri umugome Mana yanjye, wambabariye koko. Yaje ahangaha afata akaguru k'umugabo we, ati mbabarira rwose, reba ukuntu bigenje, ubu se nayo naranguye urampombeje, ubu koko ngo ndagusebya kubera iki se? Ubu nitse kuki wantaye ukagenda? Atumva sinkigushaka, icyo nifuza ni kimwe, ni uko wava ahangaha abantu bose batazajya bambaza ngo bakubonye kubera icyo uri ahangaha. Oya, ntago mbishaka. Kumbi umugabo ni umuyobozi, yatandukanye n'uyu mugore, ntago yifuza ko abantu babimenya ko babyaranye ari ahangaha ku muhanda. Barakwereka, arifuza kugenda akamuhisha kure cyane, akigira mwiza. Ariko se umugore azabyemera? Kacururiza ahangaha akahakura ibirayi by'umwana we, akishyura inzu. Barakwereka, wa mugabo yakije imodoka aragenda, atumva niwongera n'ubundi ndagaruka mbisenyagure. Ni umuntu ukomeye cyane, ni umuyobozi. Tuvuye aho ngaho rero twaje ahangaha hashize icyumweru. Dore wa musore mwiza cyane w'umukire, w'umuherwe, umumiliyoneri, yari ahangaha asoma igitabo, yinywera ka divayi gake gake buhoro buhoro. Agiye kumva hari umuntu ukomanze, atari ko se nindera, uyu ninde? Yarakize nta bintu byinshi, abatuje, hari kugenda atekereza imishinga yagutse, amafaranga yatekereza, nta kindi nyine atekereza mu mutwe we. Ni umusirimu, nta byo gutekereza abantu ngo urabona ngo kana kanga urabona reka da. Kumba ahangaha hari inkumi yamusuye iri gukomanga, afunguye asanga ni inkumi. Ati we data we, ati Kadete we ni wowe? Ati bitese, ati niko uzi ko nta gutegereje nakubuze we, ariko sha urasa neza we, mbega ukuntu usa we, wakeye we. Ati wisize ibiki? Ariko se ubundi usigaye urya ibiki koko? Ati si ubwiza usigaranye? Ati ariko nawe ntugakabye koko, ndi mwiza se gute? Kari bisanzwe. Ahubwo nyine ntago mperutse nawe. Ati nyine nawe ntago gikunda kumvugisha. Ati ni karibu Kadete we, ni karibu rwose. Ngwino rwose nsuhuze. Kadete arahangaha akunda umusore, yaramukumbuye, n'umusore nawe aramukumbuye, barakundana. Ariko kubera akazi ntago umusore yangiza umwanya we. Burya nta mukire wangiza umwanya ku busa, hajya mu tuntu tw'amafuti, ng'abagore, ng'amagambo, ng'ibiki. Oya, aba ari mu kazi atekereza inoti. Dore Kadete nuko yinjiye, umusore ahita akinga urugi, yasuwe n'inkumi. Abasore ndabasuhuje, ariko nyamuneka mwirinda gusambana. Sida iracyahari, imitezi, mburugu, hepatite, uburagaza n'izindi nyinshi zirahari. Dore umukobwa rero yaraje aricara, ati niko se François, amakuru yawe wana, ariko je urangana Mana we, nuko se wakize, ntago kinyiteza.
François arahanga atoya yewe ni akazi pe ni uko ndagutekereza nkakuzirikana ariko mfite ibintu byinshi cyane urumva komande nyinshi mu Bwongereza kohereza inkweto mu Bushinwa kohereza icyayi mu Buyapani kohereza ikawa mu majyaruguru ya Ecosse na Denmark ati ni byinshi birandemereye hata ariko se wazampaye akazira nkagufasha ati hari ikibazo se zaze nkaguhe umusore ariyumvira aratekereza gatoya hata none se sheri wanjye koko ubwo akazi noneho karansimbuye wumve ikibazo akazi karansimbuye ariko uzi ko ngukumbuye ubu uzajya aho ngaho gucuruze ushaka amafaranga njyewe unyibagirwe atoya ntabwo nakwibagirwa ariko nyine urumva ikimbeshejeho ni akazi ubu se ntafite amafaranga se nabaho gute atoya ntabwo nakwibagirwa muri vacances nzaya nguhamagara hanyuma nyine ngusure umusore ageraho agafata vacances y'akazi barakwereka hashize iminsi rero yahamagaye wa mugore wa wundi ucuruza ku iseta ibitoki imyumbati ibigori aramuhamagara ati none se amakuru ati rero naragushatse ku iseta ndakubura ejo hanyuma ndaguhamagara nawe ntiwanyitaba ndakomeza ndagerageza ubundi se kuki utitabaga ati niko ariko se kutishimye ati hanyuma mbwira bazi ngaho ngufashe iki ngaho mbwira yamuhaje ikibazo kiza cyane ati ngufashe iki twarahuye twaramenyanye kandi nakwishimiye n'umwana wawe aturiya mwana namukunze we ati nyakubahwa ndifuza ko wampa igishoro nkacuruza noneho nyine nanjye ngatera imbere umugabo yarantaye kandi akora hariya nyine muri kampani bita Rokrofu icuruza ngo ibyayi ngijyana ibintu ngo mu mahanga nihakora nyine twarabyaranye nyine arana umusore yumva ni kampani hatereka da ati naho ngaho akora dore umusore yatangiye gutekereza ati n'umugabo rwose w'igikoko ubyibushye ukuntu burya harantesa hambwira nabi umugabo ati okay umugabo aramumenya ati rero umfashije nkabona igishoro byambera byiza kuko ngewe n'umwana wanjye turahangayitse ikindi kandi mfite umwana afite ubumuga kuva se yaduta ntago akivuga yarwaye mu mutwe hafi gusara ati rwose ni ikibazo gikomeye cyane akeneye no kuvuzwa ntago yiga nta hantu ajya ati rero mfite ibibazo byinshi cyane dore umusore yumvisha inkuru arangije atangira guseka ati umugabo wawe ndamuzi haturamuzi ati ndamuzi ati n'uwo nguwo rero rwose yangiriye nabi cyane ni umwana mubi undi ati oya nzagufasha ihangane barakwereka wa mukobwa bukeye bwaho yahamagaye inshuti ye ni umuturanyi ayibwira ko byagenze ati we uzi ko hari umusore nyine witwa François ufite kampani ikomeye cyane utangiye kujya aza kunsura ati François n'ejo yaraje kunsura kandi umugabo wanjye nihakora nyumvirara uranyumvira nawe araza akampamagara yanyatse nimero ya telefone ejo yarari hano nyine anshyira mu modoka atisha ni umwana mwiza abahumura mana yanjye mba nireba nkumva ngewe meze nk'urushishi imbere ye ati se yagukunze se yaragukunze ati wasanga aragukunze we erega uracyari keza nuko nyine nawe utikoraho ufite agataye keza nyine uracyari mutoya undi araseka atumva uzongera ushake yewe ntukihebe uracyari mutoya imyaka 25 numva ushaje ati ni imiruho ariko nyine nawe witware neza wasanga yagukunze nta umenya ntukisuzugure rwose wasanga buriya hagira gutya hagatima hakamukubita hati nahageze ahubwo ujye ukaraba neza hanyuma nyine wambara agakanzu keza n'agashati keza atariko nawe uransetsa ukuntu nsase reba ukuntu nsa reba ukuntu meze arabura kugenda akunda inkumi akaza aha ngaha kwa njyewe ati ntabwo byakunda ahubwo yaba yanyiheraga wenda nk'igishoro nkajya gucuruza ati byakunda yewe ndakubwiza ukuri uri mwiza nkumva ko byarangiye gira icyizere umva mugenzi we haramukomeza ati hangane ntago byarangiye nawe aho uri hose ntago byarangiye hari amahirwe haracyari ibyiringiro niba ugihumeka ni ikimenyetso cy'uko bitararangira Imana iracyagufiteho umugambi kandi izagufasha komeza utwaze igitwari komeza ube intwari ukore cyane dore wa mugore umwana ntavuga kuva se yabata yagize ikibazo gikomeye cyane arahungabana none kuvuga byasubiyeyo ati mwana wanjye hangane sibyo hanyuma papa
tuzamusura kandi papa azagaruka. Ihangane mwana wanjye. Barakwereka umwana ameze nk'umuntu ufite autisme, arangije yaje ahanga aramuryamisha ati mwana wanjye ndaje reka njye guteka. Nuko amuryamisha, ni imfubyi n'umupfakazi baribana. Ese Imana izahindura amateka? Ese bizagenda gute? Ese uriya musore azakunda uyu mugore bya nyabyo babane, cyangwa se ni ukugenda gusa muganiriza? Komeza rero filime yacu akantu ku kandi uzagenda usobanukirwa, kwibutsa ko ukiri kumwe nanjye Papa Romantic nk'ibisanzwe. Hashize ukwezi rero dore wa musore yashatse umugore kuri telefone yaramubuze, arangije afata inzira, afata urugendo ajya hahandi yacururizaga aramubura. Atangira kugenda ashakisha, haratembera hose mu cyaro aramubura. Dore umusore barakwereka bisa naho yakunze umugore, yakunze umukobwa n'umwana we. Burya urukundo ruva ku kantu gatoya cyane abantu benshi batabasha gusobanura. Urukundo si ikintu. Ibaze nawe umusore nk'uyu nguyu mwiza cyane arahagurutse afata urugendo ajya gushaka umugore, ni umupfakazi, araramukiza rwose wagira ngo ni icy'amatungo. Acuruza ku muhanda, yotsa ibigori n'ibitoki. Hageze ahangaha ati niko wa mugabo we reka nkurangisha ihangane, hari umugore nyine wacuruzaga hariya acuruza ibintu nyine by'ibigori, yotsa ibintu by'imineke ntazi ukuntu bimeze. Ati hariya ku isantere, ati ntago ari imineke ni ibitoki bita imikeke. Ng'imikeke ati ni imikeke nyine biba bisa nyine n'ibihiye. Ati hanyuma se yagiye hehe ko mushaka? Ati telefone yereka da, ndamuhamagara nkamubura kandi namushaka cyane, hari gahunda dufitanye. Ati reka da, none se telefone wapi? Ati ntayo pe. Ati so uramuzi cyane se wabuze hataha? Ati rero uriya mugore yatandukanye n'umugabo ntago namenye, rimwe abahangaha ubundi akajya ahangaha bakamusohora mu nzu akajya ahandi. Ati nindushira aho ngaho gusa, ntago wamenya hatuye, ntiwamenya ahari. Dore umusore byaramubabaje cyane, yumvisha umugore ukuntu abayeho yirukanwa umunsi ku munsi mu nzu bamusohora. Aravuga ati mana we, ariko se hari uwasubira inyuma nkareba, ariko se njye imbere cyangwa njye inyuma? Arashaka umugore hasi hejuru kugira ngo amubone hanyuma azamufashe. Ese aramubona ntamubona? Ese umugore telefone yagiye hehe? Ese kuki atitaba? Barakwereka filime irakomeje. Yagize gutya imbere ye ahora n'umukobwa watambukaga, nuko agenda n'umusitari, hagira gutya aridunda, haradingisa, hari inyonganyonga. Umusore ati niko sister, yemuko umva nkurangishe gatoya. Reka da, umukobwa muca amazi aramusuzugura arigendera. Nyamuneka ntugasuzugure utazi, hari igihe usanga usuzuguye yaragufitiye agakiza, umugisha wawe ukawirukana. Arigendeye, kandi wenda bari kumana na 5 amurangiye. Dore umusore ati ariko se abantu binanga kuki basuzugura we? Abantu binaha koko yewe data we, mbega abantu kera kabaye. Rero hashize ibyumweru 3 wa musore yaje ahanga n'undi aragaruka ashakisha umukobwa n'umudamu, aramurangisha akerekana nimero ze. Abantu bakamuseka, atumva uyu mugore nyine wacuruzaga hariya dore nimero ye ntago waba umuzi. Hatari ko se izo nimero koko wowe nta n'ifoto y'ufite? Ama nimero bunza wa mugabo we koko warasaze. Ahangaha abantu bababaye na mikino wabazanaho, ngibi ibintu by'ibinimero ngurabaza nde harya. Ariko ibi boss by'iyi minsi byabaye gute? Hatari ko shabwo ubuhazi mireti n'amafiriti. Atoya uyu mudamu yacuruzaga ku iseta hariya, yotsa ibigori ndetse n'ibitoki, ndamushaka cyane. Umukobwa ati oya ntawe nzi mani, ntawe nzi. Komeza urugendo kandi. Atari ko genda wenda hara mu isantere ruguru, uci bumoso ruguru uraza kugenda ubazabaza wenda uramubona. Ati boss by'iyi minsi ra, ariko ibintu by'ubitesi rwose uraza hanga umbaza gusa nta n'igihumbi maye. Ati gurambaza iki? Hashize rero amasaha 6 yaje kubona ahantu umugore atuye, ni umusore. Ati niko telefone yagiye koko? Ati nagushatse maze iminsi ngushaka, iminsi myinshi cyane, amajoro yose nshakisha, kuki wagiye ntugaruke? Ati nyine urumva umugabo wanjye byose yarabisenyaguye kandi yamujije kuza kwiseta ngo ningaruka zanyica n'umwana wanjye. None rero nahisemo kwicara ahangaha kugira ngo wenda yengerageza ndebe ukuntu nyine nashakisha kandi kazi. Ati kandi agushimira cyane amafaranga wampaye
kumva umusore yahaye umukobwa amafaranga yo guhahisha no kubaho bisanzwe. Ati pe ya mafaranga wampaye naguzemo kawunga, ngura ibishyimbo, nguramo imyumbati, hanyuma ngura n'utuvuta n'umunyu n'agasukari. Ati umwana ari kurya muri iyi minsi nta kibazo kinini afite, ariko nyine biri hafi gushira. None se nyakubahwa koko wazampaye akazi, wandangiye akazi se ko nakora no mu rugo? Umugabo arahangaha ati akazi ko mu rugo ufite umwana? Atoya ntago byaba byiza. Hanyuma se umugabo wawe mwapfuye iki? Kuko uri umugore mwiza kuki yagutaye, byagenze gute? Umugore ariyumvira ati yewe reka nkubwire ntago nkizi pe, ntago nkizi, ariko nabona agakunda abakobwa, mbona ameze nk'indaya, rero ntago yari akindeba, nuko nyine yantenda, twabanye iminsi mike yambyaye ahita agenda. Ariko se nyine nari maze gusaza, hanyuma nyine abona abana batoya, abagabo b'iminsi se ntubazi? Ati ni irari ryamujyanye, ariko n'umwana mubi ni umugome, ntago yifuza ko abantu bambona, aba yifuza kumpisha ngo se nkajye ku muhanda ngo ndamusebya, abantu benshi bakamuhamagara, nuko nyine atifuza ko hari ikintu nakora, rero yarambujije, ariko ndababaye cyane ndahangayitse. Ati se ubwo urakuze? Ntago uri mubi pe, uri mwiza cyane. Ati hanyuma se wazagushakira akandi kazi katarako mu rugo, wenda ukaza ukajya wakira abashyitsi banjye kusa neza? Ngo nsa neza, ariko waretse nawe ukuntu nsa ko kubuse nakakira abantu gute? Atoya narakubonye uri mwiza cyane, uri mwiza kandi uteye neza. Ati niyo mpamvu nyine nagushakishaga, ndifuza kuzakurangira akazi ko kwakira abantu ukambara neza. Ati uteye neza cyane. Ati nyakubahwa rwose nagushimira, ariko ntago ndi mwiza nawe, ntago ndi mwiza. Atoya uri mwiza yewe data we, dore umukobwa ni umugore yatangiye kwirya. Ati nyakubahwa ubuse ko hari umuntu wandeba ngo anyurwe? Atoya ntawe, ntago nakakira abashyitsi. Ati nukuri wabikora kandi igirira icyizere. Arangije ni umugore arahaguruka agira amasonisoni. Ati reka njye kureba umwana, ndaje. Ndaje. Kumva umusore yabonye umugore nubwo asa nabi, yambaye nabi, ariko yamaze kubona ko ari mwiza, we yaramukunze, afite ijisho. Barakwereka wa musore rero avuye kureba wa mugore, yaje ahangaha ahamagara umugabo we, aramukoresha, yasanze amuzi, ariko ntabwo yaganiriye n'umugore byinshi cyane. Ati niko umugore wawe byagenze gute? Ati bosi ngewe rero hari umugore twabanaga kera, ariko yari indaya, hanyuma nca inyuma, hanyuma turananirwa nyine, hanyuma nza kumusiga ndigendera nshaka undi. Ati hanyuma se ubwo umwana uramufasha? Hari abantu bambwiye ngo hari umugore wataye ahantu mu cyaro kandi asa nabi, arashonje, ameze nabi, n'umwana ararwaye. Ati nukuri kumana barambeshyira bosi, barambeshyira, ngewe umugore nyine nawe yarashatse undi mugabo. Ati yarashatse? Uravugisha ukuri? Wabisinyira ko yashatse undi mugabo? Ati mbwira. Yamwe nka data umugabo arikanga. Ati nyine mbwira, ni amakuru numvise ku muhanda, ntago nzi niba ari byo. Ati we mbwira. Yaramwinje. Ati bosi nukuri pe, nukuri Imana ishobora byose irabibona, nge ndasenga, ndi umurokore nderekwa, yashatse undi mugabo kandi abayeho neza, niyo mpamvu nyine ntago agikunda kumvugisha. Wumve yabeshye bosi, kandi bosi amakuru yose arayafite. Ati ngaho rero genda ujye mu kazi kawe, kandi muri iyi minsi uritwara nabi cyane, ukeneye kubihindura. Ati murakoze cyane bosi, kandi unyihanganire nyine, umbabarire ntunyirukane, ngiye kwisubiraho mu kazi. Ati reka ngende. Arasohoka aragenda, ni umugabo. Dore bosi anze kumubwira ko aziranye n'umugore we, none haje kumubwira ati se nta mugore ufite wataye ahantu ko arembye amerewe nabi n'umwana? Ati nanjye nta makuru numvishe. Arasohoka aragenda, ageze ahanga mu modoka yaje kwibaza, ni umugabo. Ati mana we bosi azanyirukana namenya ko nataye umugore n'umwana, azanyirukana. Nkoze iki? Ati se uko ninde wabivuze kwa bosi? Ati yanyirukana, imbwa zikandya neza. Ati rero ngiye gushaka uriya mugore, ndebe ukuntu namuryoshya, mubwire nyine wenda akivuga ko twatandukanye, ariko nyine ntamwanga ko mufasha. Ati njye kumushaka? Ati kuri telefone se? Ati ntago byakunda. Ati koko mbega amagambo we, abantu baravuga we, mbega abantu we, ku kazi kanjye ngo narashatse, ngo n'umugore n'umwana, bazanyirukana bosi, azanyirukana. Ati reka nshaka ukuntu mbigenza, uriya mugore mushake, tubiganireho.
barakwereka ni umugabo atangiye kugenda agira ubwoba ko bazamwirukana. Bosi yabimenye ariko yamwihoreye, nta byinshi amubwiye rwose, amubwiye ko ari amakuru y'abamotari yo ku muhanda. Dore umugabo rero arangije yaje ahangaha ahamagara umugore we, yaciye bugufi noneho ati rero sheri wanjye urumva nyine twaratandukanye ariko ndacyagukunda, hanyuma rero ndi gushaka amafaranga nzagufasha. Umugore atuze n'ikindi, ubufasha bwawe ntabwo nshaka, narakubonye uri umugome cyane, uri umutindi, uri umwicanyi, rero ntukamfashe, mbayeho ko mbayeho, ninshaka nzapfe n'umwana wanjye, n'amafaranga uzajyana uyashyire izo ndaya zawe. Ati njyewe nariyakiriye, icyo nifuza ni kimwe, uzandeke nikorere, ntukankurikirane, ntabwo mbikunda, ndifuza amafaranga, ndi gushakisha igishoro, ninkibona uzareke nsubire ku muhanda. Ati wowe se ugira impuhwe ariko undi wasinze. Dore umugabo atari ko se wa mugore we, kuki unyanga cyane kuko ubu se urabona nzanywe n'ubusa, nturabona rwose nzinduwe no gukina. Ati we wumva ndi gushaka amafaranga nyine nko mu mezi nk'umunani n'igice, nimbona nka miliyoni nzayiguha hanyuma ucuruze. Barakwereka umugore ati ariko se nakubwiye ngo ndeka, yewe ndeka, kumbi ari hahandi bacururizaga. Yarivumbuye aragenda. Hati genda se nyine, hati genda. Dore umugabo ese arabigenza gute? Afite ubwoba bwa bosi we, kandi bosi we ari kugenda atereta uyu mugore batandukanye mwibanga, uyu ntabizi, yasigaye ahangaha yivugisha. Hati ariko se ibyo wigirana ibiki koko? Hati wa mugore we, hati bazanyirukana, nyamara bazanyirukana. Yagize ubwoba, ese bizaherera hehe? Dore wa mugore avuye mu kazi ke gushakisha yirukanka, yaje ahangaha ahamagara wa mukobwa w'inshuti ye, ni umuturanyi, amubwira uko byagenze. Ati yewe reka nkubwire, nanjye nakugira inama rwose yo kutamuha imbabazi, uriya mugabo ni umugome cyane, abantu bose baramuzi, ntago buriya agenzwa n'icyiza, noneho yakwica neza. Yaje rega, uzi ko yaje ngo mbabarira, ngo ngushakire miliyoni, ngo uzakore, ngo hanyuma utere imbere. Ati rero naramuhuzwe, naramuzinutswe, ntago nzi bimugenza, ubanza yanyweye cyangwa se ari abapfumu bamwohereje. Haturi yagira impuhwe se? Twabanye imyaka myinshi, nta muhwagira, nta mutima agira. Hatubanza wenda yifuza kuza noneho akandangiza n'umwana wanjye, cyangwa se akiba umwana mo kimwe akamutwara, kandi umwana wanjye n'ubuzima bwanjye, ni amaraso yanjye, ni byose kuri njyewe, ni ibyishimo byanjye. Hati sharika nkubwire n'ubundi aho twariye umwana byaba birangiye pe, noneho wasara ku gasozi, wakirukanka, watora amashashi. Ati rero gerageza umwiyime, umwihishe, wa mugani wasanga agenzwa n'ikibi. Bakomeje kuganira na mugenzi we, ni inshuti, amwungura inama, ese umugore azabigenza gute ko bosi w'umugabo we ari kugenda mutereta? Umugabo ntabizi, ntazi ibijya mbere, ntagazi ko umugore we bosi nyirizina, umukire, umuherwe, miliyoneri, ari kugenda atereta uwo yanze. Rimwe na rimwe hari igihe wima umuntu agaciro, kandi yagera ahandi bakamuha agaciro gakomeye cyane ukicuza. Nakubwiye ngo nawe niba uri mu kaga, mu byago, mu bibazo, ntukihebe. Mu gihe utazi, mu gihe udatekereza, Imana izagufasha, ihindura amateka. Nubwo wireba ukabona ntacyo uvuze, nta gaciro ufite, nta gikundiro, abantu barakwanze, bagushizeho, inshuti, umuryango, abavandimwe, biracyashoboka, imbere ni heza. Ntukumve ko byarangiye ngo wiyahure, ujye mu nzoga, mu biyobyabwenge, mu buraya, wiyandarike. Oya rwose, ubuzima bwawe buracyafite agaciro. Filime yarakomeje tuza ahangaha, wa mugabo yakomeje kuza ahangaha aza kureba umugore, amwinginga umunsi ku munsi. Yaraje asanga umwana ahangaha ari kugenda ahamagara mama we, ati mama, kumbe umwana atangiye kugenda asa n'uvuga, ariko nyine aradedimanga. Ati mama agiye kubona umugabo yaje ahangaha, aje kumusura, agira ubwoba, araza ahita afata umwana, ati mwana wanjye ngwino hano. Ati jya mu nzu we, jya mu nzu yaje we, jya kwihisha, jya kuryama. Amuhungisha papa we. Ibaze nawe, umugabo babyaranye ari kumuhungisha umwana kugira ngo atamugirira nabi cyangwa se akamwiba. Nyamuneka bashakanye, niyo mpamvu atari byiza gutandukana, byangiza abana, biteza akaga abana, bibatera ihungabana, bibatera indwara zikomeye cyane zo mu mutwe. Aho bishoboka mujye mwiyunga, hanyuma ubuzima bukomeze. Burya ntazibana zidakomanya amahembe.
rwose uwo mwashakanye arakosa, nawe wakosa, ntabwo uri marayika kandi nawe si marayika. Niyo mpamvu kwihangana ndetse no kubarirana ni ikintu cy'ingenzi cyane hagati y'abashakanye, hagati y'ababana, hagati y'abakundanye. Umva amagambo y'umugore, hatari ko se wa mugabo we, urukundo rwanjye nawe rwararangiye, ntago nagukunda, nubwo rwose wazura mama ntago nabikora. Umva umugore, umugabo arahangata, ariko se ndacyagukunda yewe, icyo nifuza ni kimwe, ndifuza ko basi unyandikira urwandiko uvuga ko twatandukanye ariko nyine ngufasha. Ati sibyo ngo urwandiko, ngewe nari ku rwandiko. Ati wowe ko wambabariye kuko wagize impuhwe. Ati hanyuma se ninandika kumfasha urabumfashije? Ati ngaho zana miliyoni wanyemereye hanyuma nandika urwandiko kumfashije. Umugabo ariyumvira, hatari ko se nawe ntugakunda amafaranga, ubu ntayo mfite. Atokeye rero mva mu zuba, genda wimarira umwanya winshura umwuka. Umugore amutaho ngaho aragenda. Yaramwanze cyane, yaramubabaje, yaramuhemukiye, yamuteje akaga, yamuteje isi, imibabaro, amarira ahoraho, kwibaza, kwicuza, kwitsa imitima. None ari gusaba imbabazi, ariko ntago ari imbabazi ari gusaba, ahubwo nyine ni ibya nyirarureshwa. Arifuza urwandiko yazereka bosi ko afasha umugore we, babanye neza, bakundanye nta kibazo nubwo batandukanye. Do yagarutse ahangaho kwa bosi, yatangiye gukonja. Ni umusore ariko nyine ameze nk'umuntu wanyagiwe. Ati bosi mwaramutseho? Ati niko se, akazi kawe ko kapfuye cyane, ni ibiki urimo muri iyi minsi ko uri kuza utinze ukagenda kare? Hanyuma se dokima zawe zose nta nimwe watunganyije, hanyuma imibare yose iravangavanze, accounting yawe ni fake, ibintu byose biri hasi hejuru. Ati nibiki urimo? Ati bosi nyine maze iminsi nivuza, nararwaye nyine nza buriya ndwaye, nkajya kwa muganga, nkajya kuryama, ndi ku miti, ariko nyine unyihanganire rwose, noneho ngiye kuza murongo neza, bizagenda neza. Kumbi afite ubwoba, yacanganyukiwe, yabuze ukuntu bosi yamenya amakuru ko yataye umugore n'umwana. Arifuza kugenda bikundishaho, yewe yabatse n'urwandiko kugira ngo azereke bosi ko nta kibazo kirimo. Nyamara bosi azi akantu ku kandi. Ese bosi arakora iki? Ese arirukana uyu mugabo amuvane mu kazi? Ese azarongora uriya mugore n'umwana? Ese bazakundana? Ese azamufasha gusa? Ese amaherezo nayahe? Komeza urebe filime akantu ku kandi, nakubwiye ngo nta kizakwisoba. Uri kumwe nanjye Papa Romantic nk'ibisanzwe, ndabakunda cyane. Hashize iminsi 2 twaje ahangaha, dore wa mugore yafashe umwana we bajya gushaka utwo kurya, bajya ku gasantere. Wa mugabo agira gutya akohereza udufaranga. Ni umukire n'umuherwe, yaramwikundiye n'umwana we, ni umugore mwiza uteye neza. Kumbi boss yaragarutse. Ariko wa mugore we, reka nkubaze, koko ninde uri kuza ku kazi kanjye atanga amagambo, abunza amagambo? Ati wa mugore we ugiye kunyirukanisha, nabimenye byose, ni gahunda yawe, ni politike yawe, uri kugenda ukabwira boss ngo narakwanze. Urashaka ko banyirukana wa mugore we? Ariko se boss wawe simuzi ngewe, aho kora nge nta nubwo ndahagira, mpabona gutyo gusa ku muhanda. Ati ngewe ndakurega kwa boss ngo bigende gute? Ati ahubwo uranyanga wowe, unkekera ibibi, uri umugome, umva ko nanjye ndi umugome. Ati nge ntago nabikora, twaratandukanye birahagije, ntago nakugendaho nkuko ngendaho wowe. Ati wa mugore we, ndabizi kuva kera uri shitani, niyo mpamvu nagutaye nkagenda. Uri mubi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru, uri mubi kuva munsi y'ikirenge kugera mu bworo bwawe, ufite ubugome, ufite ubumara. Urashaka ko njya kwisuka nkaba mayibobo nkandagara? Hanyuma uzishima nubona ndi gusabiriza na rwa mavunja? Ati mbega ubugome we, mbega we, ariko twarabyaranye, wagiye ubyuka ko twabyaranye? Atuzi kumfata nk'umunyagasozi koko? Umugore atari kose wo kura urandenganya ngewe ukazi kawe kuko naza nkande gute se? Ati gute? Umugabo ati boretse ndagiye, ariko turahangana, niba nyirukana uraza kumbona. Barakwereka yatangiye kumutera ubwoba, nta mukunda, nta mwiyumvamo, yaramutaye. None dore amweretse kamere ya nyayo. Dore mama, ati mwana wanjye, papa wawe nyine hari igihe avuga nabi, ariko ntukabiha agaciro, yaragiye aradusiga, ariko humura tuzabona undi papa, sibyo? Imana kandi zadufasha. Ati mwana wanjye, yewe data we. Umwana yumvisha amagambo ya se arahahamuka.
mama ahangaha haza guhosha. Nyamuneka ababyeyi ntiyamutongana mujye mujya kure y'abana. Bukeye bwaho rero wa mugore yaje ahangaha aza kureba umukire. Dore umukire akimubona arahaguruka, yaramukunze, ariko akazi rwose ni kenshi cyane, aramusatira. Areba muri ofisi ye mu biro bye abona ni heza, ati nikose, hata amakuru ukorera ahantu heza cyane. Ati bitese, ntabwo nari nzi ko ahangaha nyine wahagera kutambwiye se kuri buze. Ni amahoro, umeze neza? Ati ni amahoro nyine, ariko nyine narinje kubaza nyine ibijyanye n'akazi. Ati yo mana yanjye, maze iminsi ndi busy, ntabwo nakwirengagije. Ati nyine erega ameze nabi, umwana wanjye ameze nabi rwose, mubishoboye mwampa akazi n'ahangaha nkakora amasuku. Ati nyakunda kwinginze cyane mpa akazi. Yarapfukamye aratakamba asaba imbabazi. Ati umwana wanjye arashonje cyane, akeneye kujya ku ishuri, nanjye ntakomeze, mu nzu badusohoye tumaze amezi agera muri 5 tutishyura. Atumva haguruka imfukamira we, uzapfukamira Imana gusa. Ati haguruka nakumvishe. Ati rwose ndagufasha, ihangane ngaho icara, sibyo? Umugabo arahangaha ati ndagufasha, ati ngira akazi kenshi cyane, nakabaye naraje kukureba, ariko nyine umunsi ku munsi mba ndi busy. Ati cara tuganire. Barakwereka ni umukire, yaramubonye aramwikundira, none agenda mu udufaranga akamufasha. Ariko se bazabana ntibazabana? Ese bazakundana ntibazakundana? Ese uyu mukire ko akoresha umugabo w'uyu mugore, amaherezo nayahe? Ese azirukana uriya mugabo ntazamwirukana? Hanyuma se uriya mugabo aziyunga n'umugore we cyangwa se ntabwo baziyunga? Komeza agafilime uzamenya byinshi. Umva amagambo y'umusore. Atumva mu by'ukuri nakubeshye, ni akazi kenshi ariko ndagutekereza cyane. Atumva nyakubahwa, mfite ibibazo byinshi cyane byandenze, mu by'ukuri ntabwo mfite icyo gukora. Ati umwana buri munsi ararira, ngarashaka kujya ku ishuri, ikindi kandi mu nkono nta kirimo, aranyaka ibyo kurya nkumva ngize agahinda kenshi cyane. Dore umukiri akunda guhora yisekera. Atumva nzagusura, ejo nzagusura, hanyuma byose nzasiga mbikemuye. Ati kandi unyizere nzaza, sibyo? Nzaza rwose. Barakwereka yamuhaye isezerano ry'uko ejo azamusura, hanyuma byose akabikemura. Yarahagurutse aragenda. Akigenda ariko boss aramwitegereza. Ariko uteye neza mana yanjye, uteye neza, ugenda neza. Ati mbega nyashi we, mbega taye we, yewe data we. Burya urukundo ruva ku kantu gatoya, ibyo abandi batabona badaha agaciro, uwakunze we ni ibyo ngibyo aha agaciro, aba yabibonye. Uyu musore akunda cyane taye y'umukobwa, akunda uko ateye, uko avuga, uko atambuka. Benshi ntago biha agaciro, ntibabibona, babona ari umugore wasaze, usa nabi, ufite umwanda. Ariko wakunze we yarakunze, yamaze kubibona. Barakwereka ijoro ryaje kugera, wa mugore azahangana n'umwana we, aza kumuryamisha, ariko umwana arashonje ntago yariye, n'umugore nawe ntiyariye. Ati mana yanjye we, mbega ubuzima we, mana wampinduriye amateka, cyangwa se ukansezeranya n'umwana wanjye tukipfira bikarangira. Hatubona ubuzima koko. Bukeye bwaho rero wa mugore yaragiye aramesa, aritunganya, azinga utwenda twe, nuko ashyira aho ngaho ni tubiri, araduhinduranya nyine. Ariko ni umukene ugira isuku. Nawe ugira isuku aho uri hose, wakena wakira. Isuku ni ya mbere, isuku ni isoko y'ubuzima. Ariko mu maso hasa nabi, afite ibikomere yatewe n'inkoni z'umugabo we, afite intimba, n'umubiri wose ni ibikomere gusa. Yakomeje kwibaza, hatari ko se ninde uri gukomanga? Uwo nindera? Hari ukomanza. Ati niko wa mugabo we, uranshaka iki ko nagushaka? Ntagaze bari umugabo. Ati genda mvira ku rugi. Uramenera urugi se kubera iki? Ntabwo ngushaka we, singukunda, ndakwanga cyane, ndakwanga. Kumbi wabwira ntago ari umugabo we. Dore wa musore yaraje kumusura. Umunsi ukurikiyeho arakomanga. Atoya ni njyewe, yewe ni njyewe, ni njyewe. Yumva ijwi. Ati ni wowe se? Ati reka nze ngufungurire. Arahaguruka ati mana we, mubwiye nabi se? Ati ni wa muke, wa musore w'umukire. Ati mubwiye nabi mana yanjye we, Imana imbabarire we. Yahubutse avuga amagambo atari ngombwa. Nawe rero ujye ucunga n'amagambo uvuga, ntugahubuke. Amagambo ntago ari meza.
hari igihe usanga nk'iyo ukennye amagambo akwimye akazi, akakwima ibirayi, akakwima umugati. Dore umusore hanze arategereje, aje kureba umugore yakunze n'umwana we, avuye mu kazi, haragasubitse, harakaretse, byose kubera urukundo. Agira akazi kenshi, ni umusore nuko asa, ni umuherwe mu miliyoneri. Umugore arasohoka, hati nyakubahwa ni mwebwe, hatunyihanganire, nari nzi ko ari umugabo uje kuntesha umutwe, asigaye aza ahangaha akaza kuntesha umutwe gusa, nari nzi ko ari we. Atuya ntago ari we, ni njyewe. Hati ni karibu. Amuzana hanze. Ni umugore ufite umuco, ntago yamwinjiza mu nzu kuri matora ye kandi harimo umwana. Niyo mpamvu uyu musore amukunda cyane. Undebere nawe, amushyize hanze, namubwiye ngo ino mu nzu hanyuma kuri matora nyine hanyuma twicare. Oya hatavamo n'ibindi. Ati ngwino hanze. Nawe rero ni byiza kubaha umwana wawe kandi nawe ukiyubaha. Nyamugiye guhuza urugwiro, umwana najye kure cyane cyangwa se mumujye kure. Barakwereka bakicara. Hati niko se, hatuzi n'ikindi. Singutekereza cyane. Hati ariko nawe reka gutese, koko njyewe rega ubuzima bwarandiye pe. Icyo nifuza ni akazi, wamakazi pe, wamakazi. Ntago nkunda no gusaba, ntago ari umuco wanjye. Hati wampaye akazi koko. Hari ahangaha bari kuganira. Hati nubwo nabona akazi ko mu rugo cyangwa se nkakora mu muhanda cyangwa se nkamesera abantu cyangwa se wenda nkajya mbakora amasuku muri ofisi. Hati nagakora pe, nagakora. Mfite imbaraga. Ariko ngiye gusaba ntago mbikunda, nubwo ngusaba rwose nipfunwe. Ibyiza nuko wamakazi. Umva nawe amagambo y'umugore n'amagambo y'ubuhanga. Umusore arayumva, hatari kuzi n'ikindi. Uri umugore mwiza cyane, abandi barasaba baba bakishima. Hati we ntago bishaka. Hati kubera iki? Atoya, kuva kera nifuza kugenda nifasha ubwanjye ntawe nsabirije. Hatiye ati niko nteye, sinkunda umuntu umibye ubuntu ngewe, niko narezwe. Ntago nkunda gusabiriza nk'abandi bakobwa cyangwa se abagore. Oya rwose, ntagasuzuguro, ntago bihesha icyubahiro. Ikindi kandi ni ubunebwe. Hati nyirifuza gukora, mbonye igishoro cyangwa se akazi byamfasha. Yewe data we, abakobwa mujye mwumva. Ibi rero bituma umusore amukunda bya nyabyo, akamwimariramo, atumva ntago usanzwe. Niyo mpamvu umutima wanjye utangiye kugenda ugukunda, ugutekereza cyane. Hati ntago nzi ibintu uri kuma. Hati ariko nyine uko uvuze numva ufite ubuhanga bukomeye cyane. Uko utambutse nkubonamo ikindi. Kuva nakubona numvishe mpindutse muri njyewe. Ati ntago kuri njye usanzwe, ntago nzi biri kuba, ariko nyine numva ameze nk'umuntu nyine wahindutse cyane. Ati ariko ndi gushaka akazi. Ati rwose ndifuza ko muri kampani yanjye nazagushakiramo umwanya. Ati kandi uzihangane, wenda nko mu kwezi kumwe nzabikemura. Ati aricyo bitwaye. Ati nyakubahwa se hari ikibazo. Ati ngiye gushaka amafaranga 500,000 mbe nguhaye, hanyuma ubukoresha n'umwana. Ntuzajye ku muhanda gucuruza, ntago mbishaka, sibyo? Nzagushakira akazi keza, uve ku muhanda, ibintu byo kugenda ucuruza ibigori, ibintu ngo by'imineke. Oya. Umugore ntago yabyizeye. Ati sinyakubahwa, hanyuma amafaranga kari menshi cyane, 500,000. Ati ni menshi cyane. Basi ndebera nyine 20,000 mpahe n'umwana wanjye, ngura ibijumba byinshi, kawunga nyinshi. Ati birahagije. Dore umusore arangije aramufata, amufata akaboko. Atoya, ayo ntago ari menshi, ndayaguha kandi utuze, ngewe mfite umutima mwiza, ntago nzakwishyuza, nta bindi bizakurikira. Ariko nyine umenye ko rwose utangiye kunkurura. Uri mwiza, nsigaye ngutekereza cyane kandi ubyemere. Niyo ndyamye uzi ko ntagisinzira neza, no mu kazi uzi ko nsigaye rwose ngutekereza. Hati nta kazi kenshi ariko nyenda gutekereza. Barakwereka, ese bizagenda gute? Umusore arahangaha yaparitse, umugore arahangaha ari kugenda amutera amasomo, amutera imitoma, gake buhoro buhoro. Ese umugore azamukunda? Ese umusore aravugisha ukuri? Ese bazakundana cyangwa se ntago bazakundana? Wibuke neza ko n'umugabo w'uyu mugore ari kuza ahangaha kenshi. Hari igihe wasanga we n'umugore amugiriye impuhwe,
barabyaranye kandi ngo burya aho yanyuze ntago haca urwango. Ndavuga imodoka mu muhanda, kaburimbo yanyuzemo nyine ikanyerera, yumva ari byiza, ikomeza izenguruka, ntago yajya mu gitaka kandi nyine hari kaburimbo. Ati rero ubundi wazaje tukibanira hari icyo bitwaye? Ati bitekerezeho kandi uzansubize. Ariko nyine hanyuma se mpobera ngende. Ati uzansubize. Nuko yamuhobeye. Reba ukuntu umusore amufata we, aramufata aramugumana, arangije amukubita akabizu ko mu irugu, undagira isoni. Ati murakoze nyakubahwa, murakoze cyane, umunsi mwiza. Ati reka ngende, amafaranga ngiye kuyashyira kuri telefone yawe aka kanya. Ati hari ikibazo? Ati nta kibazo. Dore umusore ni bogari, nuko atambuka, dore umugore wamuha akabizu ku irugu, asigara yifashe ku itama. Ati mana we, haransomye. Ariko se uko ubungubu ni ibiki? Ariko se uko yankunze? Dore we ari kugenda akoraho buri kanya, ataransomye, amaye akabizu. Nanjye usa gutya, wacupiye koko, abantu bose baransuzugura. Ati mbaye mana we, mbega ibintu. Barakwereka. Bukeye bwaho sasa n'ubundi wa musore yaje kugaruka, aza kureba umugore. Ati umva ntago nasinziriye. Ati mana yanjye ntago nasinziriye pe, ndagusabye waje tukabana, ndakwinginze, ndagukunda pe, ndagukunda n'umwana wawe koko mwaje tukibanira. Ati none sinyo kubaho koko. Ati umva ngewe rwose sinkwanga kandi urabizi, ariko rero gushaka muri iyi minsi nsigaye ndabitinya. Uriya mugabo twabanye nkunda cyane, ariko yarampindutse, arambabaza, reba ukuntu yangize, nabaye indushyi. Ati nyakubahwa koko wakwihanganye, nzabitekereza, ntago nakomera none ahangaha, ariko nyine nanjye ntago nkwanga pe. Ariko urumva umwana wanjye, wenda umuntu rwose utari se nanone ntago byaba byiza, yajya ambaza byinshi. Ati mana we, mbabarira ndakwinginze, nyihanganira, ngiye kubitekerezaho nyine nzagusubiza, ariko sinkwanga, singusuzuguye. Umusore arahangara. Atoya umwana wawe ndamukunda cyane, namushyira mu ishuri akiga, nawe ugakora, nkaguha akazi, hanyuma tukibanira. Ngewe nta nshuti ngira, ntakubonye ndagukunda, sinkubeshya pe, kereka wenda urebye umutima wanjye. Ati ndagukunda. Ati reba nawe nagarutse ahangaha, narahavuye ejo. Ati se urabona ari ibiki kuko ni ibiki? Kumbi koko yakunze. Buryo wakunze ntabwo uryama ngo usinzire. Niba warakunze urabizi, niba utarakunda ntabyo uzi. Ariko urukundo iyo rwagucanyeho umuriro wa nyawo, ntabwo usinzira utarabona uwakunze, cyangwa se utumvisha akajwi ke, cyangwa se utabonye inseko ye. Yewe data we, kumbi wa mugabo ku ruhande yaragiye araryama, arasuhererwa. Ati none se koko banyirukanye mu kazi? Wa mugabo yanyirukanye kubera umugore. Ariko mbega umugore w'ishitani we, mbega umugore w'igini, aranyirukanishije koko. Ubu ngiye kuba imbwa y'umusega, ngiye kuba rwose nk'agapusi kirwa kazerera muri karitsiye. Ati ubu koko nzakuraho akandi kazi. Ati nari meze neza. Ati mbega urushako, nashatse umugore w'umwicanyi, umugambanyi gusa. Ati yangiriyeyo. Barakwereka umugabo bamwirukanye, none ari gutakamba. Amaze kwirukanwa yaje ahangaha kare mu gitondo, arazinduka hasanga umwana ahangaha. Umwana akimubona arahaguruka. Ati papa uje gukora iki ahangaha? Nawe ngushaka, ngewe singushaka. Yewe data we. Papa aramanuka gakeya, aricara. Ati mwana wanjye ntabwo nshaka. Kubera ko utanshaka? Mwana wanjye ndi so, ni papa wawe, narakubyaye. Ati papa ntago wambyaye, sinkuje ngewe, waradutaye na mama, waradutaye. Kumbi ni ibitekerezo by'umugabo. Bamaze kumwirukana, atangiye kugenda asubiza ibitekerezo inyuma, amakosa yakoze. Ati n'umwana wanjye nta kinkunda, narabataye, nawe aranyanga cyane. Ati uriya mugore yaramunyangishije. Ati ubu kuko ndabigenza gute? Ati ariko nta kundi nabigenza, reka ngende nsabe imbabazi umugore wanjye, ndebe ko yanyemerera rwose, hagaca inkoni zamba. Dore yaje ahangaha rero bukeye bwaho, aza gusaba imbabazi. Ariko umugore agifungura, akimukubita amaso, arongera arafunga. Umugabo atari ko se umva sheri wambabariye koko, ubundi nakoze iki? Narakwiciye.
ariko se uko ntabwo uzi ko umuntu akora amakosa, wanyumvishe waneza amatwi basi se umwana wanjye ntabwo wamureka akamvugisha. Ati umva nkubwire mu kazi baranyirukanye, ntabwo nzi niba ari ukubera wowe ariko ni wowe nawe wabigizemo uruhare. Ati hanyuma rero byarabaye byararangiye nyine ubu ngubu ndi rubebe ndaho ngaho gusa, ariko ndifuza ko byibura wowe ntabwo nkunda umwana wanjye, we ndifuza ko yankunda, n'umwana wanjye ni amaraso yanjye, nawe nta nkunda koko. Ndamuvugisha rwose akirukanka ngo ntabwo nshaka, ngo narabataye. Ndagusabye nkundisha umwana wanjye byibura, nubwo ntacyo mumariye. Umugore araseka ariko ibi nakumiro. Ariko se ujya kugenda ntago umwana wawe umubonaga ahangaha? Atunsiga umwana ntabwo yari ahangaha, hanyuma se unsenyera aho nacururizaga ntago umwana wawe wamutekerezaga? Ati mbwira banza unsubize ibyo wakoze byose ungendaho unyirukankana, umwana wawe ntago wamutekerezaga? Reba ukuntu nsa, reba ukuntu nabaye imyaka yose, umwana yarakubuze, nyine ntagukunda. Yagukunda ate se utaramureze kandi ufite byose? None ubuze akazi uje ahangaha ngo umwana wawe ngo mugukundishe? Atoya, wowe niwe uzamwikundisha, nge ntago namukwangisha, waramubyaye. Ariko rero uwo mwanya aka kanya ntawo mfite rwose, nyihanganira. Nuko bamufungiranye, yewe data we, bakubitaho urugi, asigara ahangaha ati ndapfuye nakoza amakosa, none ndakennye, umugore aranyanze n'umwana, nderekeza hehe we, nderekeza hehe? Abashakanye mujye mureba ntimugakora amakosa rimwe na rimwe, ukihenura ko mwakundanye mwashakanye, ukamwanga, ukamuta, ukamubanira nabi, ukabumuraza, ukabumwiriza, nta kenda umugurira. Rimwe na rimwe hari igihe nabi guhinduka ugasanga rwose isi irabikwishyuye. Ntago ari umugisha wawikururira, ni umuvumo. Guhemukira mwashakanye, mwabyaranye, mwaryamanye, bitanga umuvumo. Ntago rwose wakora mu byishimo, isi irahana. Twagarutse ahangaha, wa mugore ari kumwe n'umwana we barasangira. Ati mwana wanjye rero papa wawe naza ujye umusuhuza, sibyo? Nta kibazo, ariko nyine ntazakujyane ngo wemere, sibyo? Rwose ujye umbwira, ujye uhita uhamagara ngewe. Kumbe ku ruhande wa musore wakunze umugore hari ahangaha. Umugore yanze kumusubiza, arategereje, yaje ahangaha anywa inzoga, atangira kwibaza, aratekereza, ariko kuko urukundo ni iki? Ubundi banamukunze gute? Ariko se ko namukunze nzi ko bizoroha, nkabimubwiye none reba yahabyanze. Ariko ubundi ubu ndi umusazira, ubundi koko ubunge nagiye kumukunda ndeba hehe? Ariko se kumwikura amaboko byananiye. Ndamukunda wamwiyambura, washaka ukuntu umwiyambura? Nabibonye ntago nshaka, hari ubanza wenda hari tudahuza, cyangwa se azasubirana n'umugabo we. Ariko ndamukunda, n'umwana we ndamukunda, kandi ni mwiza, hateye neza, asa neza, ni imfura, ntakunda amafaranga, si igisambo nk'abandi bagore. Yewe data we, aranywa inzoga ararohayo. Umusore afite agastress. Nyamuneka burya niba ufite agahinda, stress, depression, ntukanywe inzoga uvuga ngo zirakamara, ngo nziza zituma rwose umera neza. Oya, inzoga nyinshi nimbi, zangiza ubuzima, zitera indwara nk'umwijima, impyiko, amara, umutima, obesity, zangiza ubwonko. Nywa gakeya kandi byiza wazireka. Niba ufite agahinda burya wababaye, genda ukina umupira, ukore siporo, uririmbe, ucurange piano, usura abantu, usome ibitabo, urebe filime, bizashira. Hashize iminsi 2 gusa twaje ahangaha, wa mukobwa w'inshuti yaje ahangaha asabira imbabazi umugabo yamunyuzeho. Hatumva rwose sheri wakihanganye kamuvugisha, n'umwana baje kwinginga umwana. Hati sheri ihangane, ni papa yewe, papa yagiye agura utuntu dukeya, hagira gutya ashyiramo utugati, utundazi, hazanira umwana. Byibura umwana we azakura muzi. Umwana ni ikintu gikomeye. Atumva ni papa wawe, ndagukunda cyane, nagiye mu kazi ndabura, ntago rwose ari kukwanga. Hati muri iyi minsi nzayangusura kenshi, sibyo? Urankunda ngewe, urankunda? Mbwira ko nkunda sheri wanjye. Wambwiye se? Hati mbwira. Papa se nagushaka ko mukina? Papa yakuzaniye biswi. Ati reba n'agapupe yazanye, reba yagiye agura n'agapupe azanira umwana kwereka.
yakennye none yibutse umuryango we, agifite amafaranga yajyaga mu ndaya akajya gusinda akumva ni byiza, akumva isi yose niye. Ariko burya bifite amafaranga benshi bazaza bakwereka urukundo, ariko ni ukukubeshya. Barifuza amafaranga yawe bakayarya, yashira bakakujugunya. Nicyo cyabaye ku mugabo. Tugaruka ahangaha rero, dore wa musore w'umukire, umuherwe, umiliyoneri, n'ubundi aracyababaye cyane. Ntago umugore aramwandikira cyangwa se ngo amuvugishe amubwire uko bimeze. Atari ko se katambwira, koko katambwira, ubuse koko nzamusubira imbere. Ati mana we, yanyumviye ubusa, nari mwiteguye nzi ko azahita abyemera, nabonaga ari umukene, mvuga nti rwose azahita nkunda, none reka da. Barakwereka umugore yihagazeho, ntakangwa n'amafaranga. Nawe mugore mukobwa, ntugakangwe n'amafaranga ngo umuntu afite imodoka, ngo afite byose rwose, ngo reka mwemerere, ngo hanyuma ngo yankunze. Reka da. Hari igihe agusambanya, akagutera inda, akakwanga, cyangwa se akagutera sida, imitezi n'ibindi birwara. Rwose ntukumve ko amafaranga ayafite ari menshi ngo umutinye, ugira ngo ni marayika, ugira ngo ni umunyakuri. Oya, banza ushishoze. Hashize ukwezi rero twaje ahangaha, dore wa mugore, reba ukuntu yambaye, yarakeye, yaje gusura umusore. Yewe data we, mbega ubwiza we. Dore umusore, be icara hani, ni karibu. Dore umugore aricara, ntago wamenya ko yabyaye. Mbega isura we, mbega ataye, mbega imisatsi, mbega uruhu rwiza. Arangije araseka gake gakeya, atumva rwose warakoze cyane kunyitaho n'umwana wanjye. Amafaranga wampaye, tumaze ukwezi tumeze neza, naguze imyenda, nagiye kwivuza uruhu, naguze amavuta meza. Rero natinze kugusubiza, ariko nyine narinje kugira ngo tubiganireho. Nanjye rwose mu by'ukuri ntabwo rwose mu by'ukuri nkwanga. Ubu se urumva ko nakwanga bikagenda gute? Ati none se uzi ko maze iminsi ntasinzira ntekereza amanywa nijoro ko wanyanze, kubera icyo watinze kunsubiza. Araseka ati nyine urumva njyewe ntago mpubuka, natekereje kenshi, ngisha umutima inama, hanyuma umutima wanjye uza kunyemeza ko mu by'ukuri unkunda. Nanjye rero nyine niyo mpamvu narinje kugira ngo nyine nkubwire ko rwose mu by'ukuri kubana nawe nta kibazo kirimo, hanyuma kandi rwose mu by'ukuri nzakubera byose. Umugabo ari ahangaha ati hanyuma se hari ibyo nateguye ahangaha kugira ngo wizere ko mu by'ukuri ngukunda cyane. Nahe narakubuze ngo mbiguhe. Ati se wateguye iki? Ati ibyo nateguye none se ntago wabonye igipapuro nyine naguhereje uri kwinjira? Ati ntago wakitayeho se? Ati ntago nakitayeho, ntago nabirebye. Ati se harimo iki? Ati mana yanjye niki kirimo? Ati uze gusoma uraza kubibona, ariko nyine ndifuza ko ntago twabana gutyo gusa. Naragutegereje, naye nizeye igisubizo cyawe kuko naragukunze cyane. Ndifuza ko twabana ari uko tumaze gukora ubukwe. Barakwereka ati ndagukunda, naragusariye, narasaze, ntago wabyemera. Maze iminsi ahangaha ndara muri saro kubera wowe ngutekereza. Dore umukobwa we ni mwiza. Umusore azi kureba, yari yabibonye ko umukobwa ari mwiza, hari ubukene. Arangije haramusatira gake gakeya, ati naragusariye, hagiramo isoni gakeya. Haragaruka, dore afata igipapuro harakimwereka ahangaha. Ati reba, wagishyize mu ntebe. Ati nyine reba gahunda yose ukuntu iteye ahangaha. Ati ukinyemerera ko nkunda n'ubukwe, reba byose birateguye ku murongo. Kumba umusore ni umuherwe ari kuza ubwenge, yaragiye byose harabitegura. Abahanzi, sare, aho bazanywera, aho bazifotoreza. Ati do gahunda yose. Ndifuza kuguha agaciro, nkakora ubukwe, nkakwereka abantu ko ngukunda, kandi nzaguhoza amarira watewe n'uriya mugabo. We n'umwana wawe nzabakunda iteka ryose, umwana wawe azaba uwanjye. Nyizera rero,
yewe data we, dore umusore agiye kugenda akora ubukwe bwiza mbere yo kubana n'umukobwa. Umukobwa byaramutangaje, hati mana yanjye we, hati urankunda cyane, ndabibonye urankunda, ariko nanjye ndagukunda, hati ubukwe miliyoni 30 zose za bije, hati yewe data we, hati birandenze, kari menshi cyane se, aya mafaranga kari menshi cyane, iyo ugira ibintu byoroheje koko ni ukubera iki? Hatari ko Imana ni nziza, Imana ni nziza. Barakwereka umugore wari umupfakazi, umugabo yaramutaye mu nzu n'umwana, acuruza ku muhanda, isura yaragiye irahombana, ibikomere, amateka yaje guhinduka. Nawe rero ntukihebe, amateka yahinduka, ubuzima bwose urimo burya nta mvura idahita. Jya wizera Imana, ukore cyane rwose, kandi ukomeze kugenda wiha icyizere mu buzima. Icyizere ni byose, kuba ugihumeka ni ikimenyetso ko Imana ikigufiteho umugambi. Burya byarangiye ntago wabyuka, mwarangizanyije n'Imana ntago wakanguka. Dore umugore yakomeje kuza ahangaha, arashimira, ati navuka, nibwo numva nkunze bya nyabyo nanjye, nibwo kandi numva nakunzwe bya nyabyo, ni kubyiyumvamo. Ati nanjye rero buriya rwose muri iyi minsi natinyaga abakobwa benshi nyine bakunda amafaranga, ariko werekada amafaranga ntago yitayeho, kandi wari umukene. Atuyewe ibyankuriye kuri wowe ni byinshi cyane, n'ubwiza bwawe n'imico yawe, uko warezwe. Ati nabonye ko wava umugore mwiza cyane, niyo mpamvu nagukunze byo gusara. Hati naragukunze cyane yewe data we, dore umukobwa, umusore arahangaha, bagiye gukora ubukwe bwiza, miliyoni 30 zose. Hatari ko sujya wireba basi ukuntu uri mwiza, hatari ko sinawe waretse gukabya, ubuse ni mwiza cyane koko, ni mwiza cyane. Haturi mwiza urihogoza, uruta bose. Ese ukuruta sate? Arangije n'umusore aramufata gake aramwegera, ati ngukunda birenze igipimo. Barakwereka filime yacu nuko igenze, ndabakunda cyane, wari kumwe nanjye Papa Romantique. Hasta la vista, ciao.
mbabazwa nawe, wakoze byinshi umara agahinda.